nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu, nyakubahwa umuvugizi w'umujyi wa Kigali, banyakubahwa abayobozi mwitabiriye uyu munsi mukuru w'intwari, bavandimwe mwese muri hano twizihiza uyu munsi w'intwari, banje kubifuriza umunsi mwiza w'intwari. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro kirekire ariko turagerageza kukivuga mu magambo magufiya, kitubwira ni ku mateka, umuntu yabyita amateka y'ubutwari bw'Abanyarwanda kuva mbere y'ubukoloni, mu bukoloni, Repubulika ya mbere n'iya kabiri, mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no mu Rwanda rwacu rushya. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ubwo twizihiza ku nshuro ya 32 mwayibonye, ni ubutwari bw'Abanyarwanda. Ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda nk'inkingi z'iterambere twubakiyeho. Mu muco wacu w'Ikinyarwanda, ubutwari mu Banyarwanda ntabwo ari ikintu gishya. Ni indangagaciro yamye ituranga kuva kera. U Rwanda ruyubakiraho, u Rwanda bituma ruba igihugu cyihesheje agaciro, kandi iyi ndangagaciro ituma u Rwanda ruba igihugu kidasuzuguritse, n'Abanyarwanda baba abaturage biyubashye, bubashywe kubera ibikorwa byabo bikomoka kuri ubu butwari. Kuva rero mbere y'ubukoloni, u Rwanda nk'uko mubizi byari igihugu kimwe, igihugu cyunze ubumwe, gisangiye umuco, gisangiye ururimi, gisangiye ubuyobozi bwubakiye ku mwami w'Abanyarwanda bose, nta vangura. Icyo gihe ubutwari bwari indangagaciro yatumye u Rwanda rwacu rutavogerwa, yatumye u Rwanda rwacu rwaguka, yatumye igihugu cyacu kiba Kigali, bituma amahanga atwubaha, kandi bituma umunyarwanda agira agaciro. Umukoloni ahaziye, kimwe mu byamubangamiye gikomeye cyane ni ubwo butwari bw'Abanyarwanda bwari bwarubatse igihugu cyihagazeho, igihugu kitavogerwa, igihugu gifite ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bureberera abaturage, ubuyobozi burinda abaturage, ubuyobozi burinda ubusugire bw'igihugu n'abaturage bacyo. Bituma umukoloni mu byo yihutiye gukora yarashatse gusenya bwa bumwe twubakiyeho, bwa butwari bwacu, kugira ngo igihugu abone uko akigarurira, tube ingaruzwamuheto. Mu bihugu byose abakoloni bagiye bacamo bakoloniza, yaba byo muzi duturanye n'ibya kure, u Rwanda navuga ntirwarabahagamye, kuko iyo nkingi twari twubakiyeho y'ubutwari bw'Abanyarwanda n'ubumwe bwabo ntabwo yababereye inzira y'ubusamo kugira ngo bagere ku ntego yabo. Byakomeje kubabera inzitizi, ariko umugambi bari bafite bagendereyeho kugira ngo badukolonize bawugeraho. Ariko u Rwanda rukomeza kugaragaza ubudasa no muri ibyo bibazo bikomeye byari mu gihugu cyacu, bishingiye ku bukoloni bwari buje bugamije kudusenya. Ubutwari bw'Abanyarwanda ntabwo bwahwemye kugaragara, ari nacyo cyaje no gutuma n'ubwo bukoloni tubusezerera. Twabusezereye kubera iyo ndangagaciro cyane cyane y'ubudasa bw'Abanyarwanda, Abanyarwanda bashyize hamwe, Abanyarwanda biyubatsemo kwishyira no kwizana no kurengera ubusugire bwabo n'igihugu cyabo n'abaturage bacyo. Repubulika ya mbere n'iya kabiri yaje yunga
mu by'umukoroni yari yarateguye. Dukomeza kugendera mu buryo budakomeza guhinda agaciro indangagaciro y'ubutwari, kubera ko iby'umuzungu yari yarasenye, iby'umukoroni yari yarasenye. Abayoboye Repubulika ya mbere n'iya kabiri nk'uko nabivugaga baje bunga ikirenge mu cy'uwo mukoroni, bituma nubwo twari tumaze kubona ubwigenge ariko bidahabwa agaciro kari gakwiye nk'uko twari twiyubatse mbere mu Rwanda rwa mbere y'ubukoroni. Urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 1990, rwongeye kutugaragariza ko abana b'Abanyarwanda iyo ndangagaciro y'ubutwari, iyo ndangagaciro yo kwanga agasuzuguro, yo guharanira icyatuma u Rwanda rukomeza kuba u Rwanda nk'igihugu kitavogerwa, igihugu gishaka gushimangira ubusugire bwacyo, gishaka kurengera abanyagihugu, byatumye itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 1990 hatangira urugamba rwo kubohora igihugu. Urugamba rwo kubohora igihugu rwaje ruje gukemura ibibazo byari byugarije igihugu cyacu, birimo amacakubiri asenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Urugamba ruza ruje gukemura ibibazo birebana n'imibereho myiza y'Abanyarwanda, iterambere ryabo, ubutabera. Ibyo byose ari ibyari bigamije gukomeza guca intege Abanyarwanda uhereye kuri rwa ruhererekane rw'abakoroni na Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Icyemezo abana b'Abanyarwanda bafashe cyo kugira ngo ibyo bibazo byose bikemuke ni icyemezo gikomeye, ni icyemezo gisaba ubwitange, ni icyemezo gisaba ubutwari. Ariyo mpamvu ku munsi nk'uyu nguyu tugomba kuzirikana ubutwari bwaranze abana b'u Rwanda bafashe icyemezo kugira ngo duhindure ayo mateka, u Rwanda rwacu ruve ibuzimu rugira ubuntu, u Rwanda rwacu rwongere rusubirane agaciro, u Rwanda rwacu umunyarwanda yegere abe umunyarwanda ufite agaciro mu gihugu cye, ufite uburenganzira mu gihugu cye, ufite imibereho myiza, ufite iterambere. Nuko rero abana b'u Rwanda bafashe intwaro kugira ngo babohore igihugu. Urugamba rwo kubohora igihugu rutangira ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 1990 nicyo rwari rugamije, kandi icyo cyemezo nk'uko nabivugaga cyaje ari icyemezo kigaragaza ko mu bana b'Abanyarwanda ubutwari bukiri indangagaciro dukomeyeho. Turashimira cyane rero intwari z'u Rwanda zafashe umuheto zikabohora igihugu, zikabohora Abanyarwanda, u Rwanda rukongera guhabwa agaciro, Abanyarwanda bakongera guhabwa agaciro, ndetse by'umwihariko izo ntwari zigahagarika jenoside yakorwaga Abatutsi muri 1994. Amahanga yose arebera, nta n'umwe wumva bibareba, kuko ubundi byabaga byari mu bisigisigi by'ibyo bubatse, ngengabitekerezo mbi bubatse y'amacakubiri, ngengabitekerezo ya jenoside. Niyo mpamvu bumvaga nta n'uruhare bagomba kubigiramo, kuko bari ba nyirabayazana no mu kubitera. Nyuma y'urugamba rero rwo kubohora igihugu, u Rwanda rwakomeje inzira yo kwiyubaka bishingiye kuri ubu butwari tuvuga, gusana igihugu, kongera gusubiza kubaka umunyarwanda wari umaze gusenzekara kubera uburemere n'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ndetse n'ibindi byose byari byarasenye ubwo bumwe bw'Abanyarwanda, izo mbaraga z'Abanyarwanda, ubwo bushake bw'Abanyarwanda bwo guharanira buri gihe kwigira. Mu Rwanda rero intwari ni umuntu ukurikirana icyo yiyemeje kukigeraho,
kikavamo igikorwa cy'ikirenga, igikorwa cy'indashyikirwa gifitiye abandi akamaro. Ntabwo ubutwari ari ukwireba gusa, ahubwo ubutwari ni ibikorwa umuntu akora bimuranga kandi biba bifite agaciro k'ikirenga no ku bandi. Ni ibikorwa mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari ibikorwa by'inyungu rusange kuko bifitiye akamaro n'abandi banyarwanda. Akabikorera mu bupfura n'ubwitange bihebuje kandi akirinda yuko ubugwari, akirinda ubugwari mu migirire ye. Iyo bitaba ibyo ngibyo ntabwo igihugu cyacu kiba kigeze aho kigeze, ntabwo jenoside yakorerwaga Abatutsi yari guhagarikwa, ntabwo tuba dufite u Rwanda uyu munsi munyarwanda arimo yisanzuye, igihugu nk'icyacu kitavogerwa. Mu Rwanda rwacu rero nk'uko nabibabwiraga, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, leta y'ubumwe yakomeje gushimangira no gusigasira izo ndangagaciro z'ubutwari, ishyiraho ndetse na komisiyo ibishinzwe, inashyiraho ndetse n'imidari y'ishimwe ku bakora ibikorwa by'ubutwari. Intwari z'igihugu rero zemejwe kugeza ubu ngubu ziri mu byiciro bitatu, harimo imanzi, imena n'ingenzi. Imanzi ni intwari y'ikirenga yagaragaje ibikorwa by'akataraboneka birangwa n'ubwitange, akamaro n'urugero bihebuje. Muri iki cyiciro cy'intwari z'imanzi harimo ingabo itazwi ndetse itazwi izina, ndetse na Major General Fred Rwigema, Gisa Rwigema, muzi w'intwari ikomeye y'igihugu cyacu. Imena rero nayo ni ikindi cyiciro cy'intwari, niyo iyi